Nyakubahwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'Abadepite, banyakubahwa mwese muteraniye aha, bashyitsi bahire, babyeyi, inshuti, bavandimwe, nagira ngo banze nshimire abitabiriye iki gikorwa, harimo abayobozi badahwema gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu munsi wo kwibukira hano i Nyanza ya Kicukiro ugende neza. Ndashimira abanyarwanda bagenda bitabira kurushaho ibikorwa byo kwibuka hirya no hino, byerekana intambwe iterwa mu nzira yo kubaka igihugu. Igihugu ntigishobora gutera imbere kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bidakozwe neza n'abanyarwanda b'ingeri zose. Ndashimira abacitse ku icumu bumva neza ko mu gikorwa cyo kwibuka bavomamo imbaraga zo gukomeza guhangana n'ingaruka za Jenoside. Ejo bundi ku itariki ya 8, igihe First Lady ataha igice cya mbere cy'ubusitani bwo kwibuka hano i Nyanza ya Kicukiro, Umubyeyi Speciosa Kanyabugoyi waduhaye uhamya uyu munsi yarambwiye ati, ubu mbonye umuti. Ati mbonye ahantu heza nzajya nza nkibukira abanjye, nkabibuka tuganira mu mutuzo, nkareba ibiti, nkareba indabyo n'ibindi bimera byiza, bikanshushanyiriza ko igihugu cyacu kidushakira ubuzima. Yambwiye ko ubusitani bwo kwibuka buzavura benshi ihungabana. Ibi nibyo rwose. Umuti w'ihungabana si bya binini cyangwa bya bishingi. Hose mu gihugu hakwiye gutunganywa ubusitani nka buriya Nyakubahwa First Lady yadufashije gutunganya. Turamushimira cyane uburyo akomeje kudushakira umuti uramvurirwa ku mutima. Turashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika uvuguta buri munsi umuti utwomora ibikomere, abinyuza mu nzira nyinshi y'ingenzi muri yo zose, ikaba gushakira amahoro abanyarwanda no kubaka ubumwe bwabo. Turagaya cyane amahanga arimo bimwe mu bihugu duturanye atishimira uburyo u Rwanda rukataje mu nzira yo kwiyubaka. Turagaya uburyo ibyo bihugu bicuditse n'abateguye bagashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo bihugu biganira kandi bigashyigikira abantu n'imitwe y'iterabwoba itishimira ibyo u Rwanda rugenda rugeraho. Twamaganye iyi mikorere dusaba ko ibi ngibi byahagarara, kuko amahoro, umutekano n'iterambere bikenewe hose muri aka karere k'ibiyaga bigari. Abitabira iki gikorwa harimo kandi abanyamahanga b'inshuti z'u Rwanda. Mwa nshuti nziza mwe, turabashima. Hari ibihugu mukomokamo byagize abayobozi batubaniye nabi nk'uko byasobanuwe hano. Batubanira nabi imbere ya Jenoside, batubanira nabi mu gihe yakorwaga ndetse na nyuma yaho. Ubu murimo kubereka ko bagomba guhinduka. Kubana natwe muri iki gihe biradufasha cyane. Bamwe muri mwe twavuganye, Karen na Bill Fromming baraha, bambwiye ibi bikurikira. Buri mwaka mu kwezi kwa 4 dufata konje kugira ngo tuze kubafata mu mugongo. Ni ikimenyetso cy'uko tutemeranwa n'abayobozi b'ibihugu byacu batitwaye neza ku birebana na Jenoside. Iyo dusubiye iwacu kandi duhamiriza amahanga ko u Rwanda ruteye intambwe ikomeye mu rugendo rwo kubaka igihugu gikomeye kandi igihugu gifite abaturage bunze ubumwe, igihugu kitavogerwa. Karen yanditse uyu munsi gutyo
The Rwanda that we first visited was still getting on her feet. Today, its bustling capital looks like a modern 21st century capital. Electricity lines have spread across the country, roads are new, and the healthcare system is exemplary. Tragedy of immeasurable proportions happened here, but it is a phoenix that has risen. Ibyo ngibyo nibyo Karen Fromming yanditse. Aya magambo muyasangiye n'abandi benshi tugenda tuganira barimo Mutarambirwa Alain Gauthier, namwise Mutarambirwa niryo zina namuboneye n'abagenzi be batizigama bagira ngo abakoze jenoside bidegembya ku isi bashyikirizwe ubutabera. Ntekereza ko ubuvugizi mukora rufite uruhare runini mu ntambwe igenda iterwa n'ibihugu bitandukanye. Perezida Emmanuel Macron yakiriye abahagarariye Ibuka mu Bufaransa baganira ku buryo bwimbitse. Yashyizeho komisiyo y'impuguke zashinzwe gucukumbura uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Yasabye ko mu Bufaransa ku itariki ya 7 Mata buri mwaka muri icyo gihugu abaturage bose bajya bibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi twarabishimye cyane, nakomereza. Ibyo yasabye bizakorwe neza. Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi aherutse kutubwira ijambo rikomeye yizeza ko mu gihugu cye hagiye kuvurugurwa amategeko kugira ngo abahakana baganapfobya jenoside yakorewe Abatutsi bashyikirizwe ubutabera. Iyi ntambwe irakomeye. Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo muri iki gihe barongera ingufu ku byerekeye ubutabera bujyana na jenoside yakorewe Abatutsi. Ibihugu bitandukanye biragenda bishyiraho ahantu habereye ho kwibukira jenoside yakorewe Abatutsi mu Bufaransa, mu Bubiligi, ejo bundi mu Busuwisi mwakurikiye uburyo bashyizeho ibuye bandikaho amagambo azatuma abantu bo mu Busuwisi bazajya bahora bibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Urwego mpuzamahanga MICT bwateye intambwe. Umucamanza mukuru Carmel Argius wasimbuye Theodore Meron yaje kwifatanya natwe muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe Abatutsi. Ibiganiro twagiranye nawe byatweretse ko imikorere ye izatandukana cyane niyo yasimbuye utarashaka kumva namba ijwi ry'abacitse ku icumu. Turashima cyane iyo ntambwe. Nyakubahwa Speaker, muri uyu mwanya nifuza kugenera ubutumwa abacitse ku icumu. Bavandimwe, dushyigikire byimazeyo umuyobozi w'u Rwanda wayoboranye ubuhanga budasanzwe urugendo rwo guhagarika jenoside. Imbaraga ze, ubwenge bwe, umuhate we, umutima we tugomba guhora tubizirikana. Tugomba kugerageza uko bishobotse kose kutamutetereza. Aho tugize intege nke tujye tumugisha inama, dore ko afite ubushobozi bwo kumva butangaje, akagira umutima wakirana impuhwe ibibazo agezwaho. Nk'ubu twamubwira ko tutizeye neza uko abakoze jenoside bagahanirwa iki cyaha bategurwa kugira ngo basubire muri sosiyete barangije igihano. Tubona bidakorwa ku buryo buhagije. Twanamubwira kandi ko hari abakwepye ibihano bagahindura amazina bakimukira ahandi hantu batari batuye, ubu bakaba babaho mu mudendezo. Hakwiye igikorwa cyihariye cyo kubafata no kubashyikiriza ubutabera. Tumusabe kandi ko kuba hafungurwa abasaza bafungiye ibyaha bya jenoside bagafungurwa kubera ko bashaje gusa, icyo kintu cyakwitonderwa
kuko abo bantu usanga ari bo bakoze ibara muri za 59, 63, 66, 73, 94. Bavandimwe mwarokotse jenoside, twongere ingufu mu gufatanya n'inzego zitandukanye kugira ngo ibyo dufitiye uburenganzira bitaducika bikayokera mu maboko ya bamwe batagira umutima. Tugire uruhare rugaragara mu bikorwa by'imiryango duhuriramo. Iyi miryango ikwiye kuvugurura imiterere yayo kugira ngo ibashe koko kugera ku ntego n'intumbero zayo. Dukwiye kandi gukomeza imiryango yacu bwite, abagore bacu, abagabo bacu, abana bacu, ababyeyi bacu, inshuti zacu. Dukwiye kubafata neza, tukubaka imiryango itajegajega, imiryango iba koko igicumbi cy'amahoro n'ubufatanye, imiryango iba ahantu tuvoma buri munsi imbaraga zo kwiyubaka no kubaka igihugu cyacu. Bavandimwe, twamagane uwashaka gupfukirana ukuri kuri jenoside yakorewe Abatutsi. N'iyi nyito igomba gukoreshwa. Abadukomokaho ndetse n'isi bagahora bibuka ko habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Mu byandikwa, mu bivugwa, iyi nyito ikagaragara. Kuki kuyikoresha hari abo bitera ikibazo? Amateka ni amateka, nta kundi bimeze. Tugomba kuyavugisha amagambo ataziguye, tukaboneraho gukora ibitandukanye n'ibyo twayaboneyemo bibi cyane byatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Dukomeze twegeranye amateka, yandikwe kandi asakazwe. Ku byerekeranye na Nyanza ya Kicukiro, twihe umugambi wo kwandika vuba amateka yaho. Inyandiko z'amateka ibyabereye ahantu hatandukanye muri jenoside yakorewe Abatutsi ziyongere, bityo zizajye zikoreshwa mu kwigisha amateka ku isi hose. Turasaba ko ibihugu by'isi byose byashyira muri porogaramu z'amasomo inyigisho kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Abayobozi b'isi b'ejo hazaza bazamenyeshwe ibyabaye, bibahe uburyo bwo kuzayobora isi ku buryo butandukanye nuko byari bimeze muri 1994 igihe jenoside yakorewe Abatutsi yabaga. Ndabashimiye mwese, mugire amahoro.